ingingo ya gatanu nuko mbere y'ubukirisitu ni ukuvuga mbere y'umwaka w'igihumbi 900 amazina y'abantu yerekeye ku Mana yari make cyane. Ntabwo ari kimwe nuko bakunze kubivuga cyangwa kubyandika ngo ni yari menshi. Hari abemeje ko yari menshi. Musenyeri Leon Classe nabivuze mu 1922 yabyanditseho wagera nko ku ijana, akaba ijana. Amwe namwe arayavuga siniriwe nyarondora. Hari na Padiri Bernard Muzungu yanditse igitabo Dieudoné Père nawe avuga nk'ayagana kuri 90. Ariko wisuzumye neza usanga yari make. Bite gusuzuma hehe? Gusuzuma mu bucurabwenge, mu bisigo, mu mazina y'inka, hirya no hino amazina. Mu mazina y'inka abantu bari bashinzwe amazina y'inka nicyo bivuga nabo. Ariko umuntu yahera ku bucurabwenge. Ubucurabwenge ni ukuvuga amasekuru, ibisekuru cyangwa ibisekuru by'abami n'abagabekazi. Ubucurabwenge amazina y'abami uko mu ruhererekane n'abagabekazi uruhererekane. Uyu yasubiyemo ko igitabo cyatangajwe mu 1943 kivugamo na Alexis Kagame bitangaje bwa mbere ku buryo umuntu yavuga ko bwuzuye. Abajije abari bashinzwe uwo murimo wo gutora, ni ukuvuga gufata mu mutwe ayo mazina, bari batuye hariya muri Muhanga nyine ahitwa Karama ka Shyogwe, niho abanyuma na nyuma bari batuye. Bakagenda bavuga ngo nkuko natwe bageragezaga kubitubwira ngo umwami twimitse ni Mutara, izina rya kiri Umututsi ni Rudahigwa, hanyuma nyina ni Kankazi Kambanza Bigwi ya Rwakagara rwa Mutezi ya Sensonga y'Amakara ya Kiramira, bigakomeza bityo. Cyangwa hakagaruka Mutara n'uwa Yuhi, izina yari Umututsi ni Musinga, nyina ni bityo bigakomeza ukagera hirya kwa Gihanga. Ayo mazina yose rero iyo yarebye yiratangaje, ari yerekeye ku Mana n'abiri gusa. Hari Bigirimana sekuru wa Nyamarembo. Nyamarembo ni nyina wa Yuhi Mazimpaka. Rero nyina wa sekuru wa Nyamarembo, nyina wa Yuhi Mazimpaka yitwaga Bigirimana. Bigirimana ni izina rero rya kera. Abarundi bakunze no kuryita, nakanyuzamo nkabivuga, ni izina rikuru rero rya kera. Hari izina rya kabiri ni Kimana, ni se wa Mukotanyi, se wa Nyiramashyongoshyo, nyina wa Nyirabihi Kanjogera. Rero umuntu yavuga ko biri hafi. N'ayo mazina yombi usanga mu bucurabwenge. Usibye ko umuntu yakongeramo Nyirakimana, akaba nyirasenge wa Yuhi Gahindiro, akaba n'umugore ari nyirasenge
akaba n'umugore we ari mutoya ariko mu rutonde rw'abisekuruza akaba nyirasenge ariko akaba ari mutoya ku buryo nubwo ari nyirasenge yabaye umugore we yitwa Nyirakimana. Akabyiniro ke ni umurisa cyangwa umuringa niko yenda bamwe abakeya ariko bamuzi. Akabyiniro ke ni umurisa cyangwa umuringa, akaba nyina w'ibikomangoma by'ibihangange uhereye ku cy'ingenzi ari we Nkusi, bavuga Nkusi ya Gahindiro wabaye umutware w'Abashakamba. Akaba nyina wa Nkusi na Rubega bene Gahindiro, uwo ni Nyirakimana. Nta yandi mazina muri uwo murongo w'ibisekuru by'abami n'abagabekazi. Hari rero mu gitabo cy'ibisekuru cyanditswe ibisekuru ngo y'ibikomangoma abatware n'ibiki, Genealogie de la Noblesse du Rwanda, cyanditswe mu 1950, cyandikwa n'umupadiri witwa Léon Delmas. Abatware uko ahereye ku batware bari mu murimo ku murimo bafatanyije n'Ababiligi mu guhera mu 1000 aho yahereye ni ku 1948. Umva ariho yatangiye ubushakashatsi, ibitangazwa mu 1950. Icyo gitabo rero, muri icyo gitabo amazina arimo ntabwo arenze 7. Icyo gitabo cyose ni ukuvuga Bigirimana, Bizimana, Kamana, Kimana, Sekamana, Tugirimana na Wimana. Muri icyo gitabo amazina y'abari abasushefu n'abashefu n'abase n'ababyeyi babo base, handitsemo 680 batwaraga mu Rwanda hose muri uwo mwaka wa 1948 kugeza muri za 50. Nta n'umwe muri abo ngabo 680 nta n'umwe wari ufite izina ryerekeye ku Mana, nta n'umwe. Muri icyo gitabo hakurikira kandi hari kandi izina Rugira ry'umwuzukuru wa Bukete. Nta kindi, nta kanunu. Muri abo batwaraga sinavuze mu kubitandukanya, sinavuze abo bakomokaho, ariko abo ngabo 680 ubwabo bari mu kazi, abashefu n'abasushefu nta n'umwe. Biratangaje. Hari no mu basizi rero, mu basizi ubwabo, si mu busizi twagiye tubona mu bisigo ko bavuga Imana, ariko mu basizi, umuryango w'abasizi hari uwitwa Sanzige, Nyabiguma bya Nsige, babyaye umwana witwa Nsabimana, umusizi witwaga Nsabimana. Nsabimana akaba yarasize rero ku ngoma ya Mibambwe Sentabyo. Ubwo turi mu kinyejana cya 18 gihera. Hari rero amazina y'abagize uruhare mu nyambo. Kubw'amahirwe Alexis Kagame nyine mu gitabo yanditse cy'ibanze
kirimo amaparishyano yose agenda asobanura mbere na mbere ahantu izo inyambo zabaga, imisozi abaziragiraga mu ruhererekane, ayo mazina yose atari make, amazina ibihumbi 2. Ayo mazina narayabaze ni ibihumbi 2. Ayo mazina bwite rero dusangamo amazina 4 gusa. Hari Imana, hari na Nzeyimana, hari Sekamana na Semana. Nkavuga ko Nzeyimana ari kimwe na Nzeyi. Nzeyi hariho abitaga Nzeyi gusa, aho kuvuga Nzeyimana bakabyoroshya. Ni kimwe ariko rero no kuvuga Nizeyimana. Ikinyarwanda cya kera bakundaga kuvuga kuzera, no kuvuga kwizera, cyangwa Nizeyimana, kwizera. Nzeye kimwe na Nizeyimana. Amazina 8 gusa muri icyo gitabo cyose cy'amazina arimo ibihumbi 2. Naho mu gitabo rero cy'ababatijwe Katolika bavutse mbere y'1900, hari ababatijwe ari bakuru. Guhera mu 1903 niho abambere Isave babatijwe, bari baravutse mbere y'1903. Ababyeyi babo ibisekuru bavugaga ibisekuru kanaka abatijwe ubu ngubu, ariko ni mwene runaka. Iyi hari ibitabo cy'ababatijwe, ibyo bitabo biri mu mategeko ya Kiliziya bagomba kwandika. Ibyo bitabo biriho ndibwira ko ntacyo byabaye batabititswe, ariko birazwi, twagiye tubisomamo mu bushakashatsi. Biri mu bitabo bagomba kumenya, kurinda muri Kiliziya Gatolika. Bikaba birimo bibumbatiye n'amateka, ibintu byinshi by'amateka urabyumva, nk'ibyo ngibyo by'imiryango. Muri icyo gitabo rero ku bantu Isave, ku bantu 96 babatijwe mu wa 1903, kandi bavutse mbere ya 900, ushyizemo n'ababyeyi babo. Abari bafite izina rifitanye isano n'Imana ni 2 gusa. Tekereza, ariryo Ngendahayo na Nyirangendahimana. Niko wabisanga mu gitabo cy'abatisimu cy'Isave y'icyo gihe. Mu misiyoni ya Rwaza muri Musanze cyangwa Rwaza mu Majyaruguru, mbere y'ubukirisitu hafi ya 0.5% y'amazina niyo yerekeye ku Mana. Rwaza hari n'andi mazina. Wari umuprofeseri yari na Padiri Roger Heromans, nawe yakoze ubushakashatsi mbere kuri iyo ngingo, ahereye ku babatijwe. Nanjye nigeze gukora ubushakashatsi mpereye kuri ku babatijwe muri Paroisse Sainte Famille mu 1955 uko byari bihagaze. Nkora n'ubushakashatsi ku babatijwe Izaza, ariko bakomoka i Nyarubuye, ariko n'ibyo gihe nabi Nyarubuye nakurikiranye, nari Nyarubuye, ariko barabyimuriye i Nyarubuye nyine. Igitangaje nuko uko
uva mu Rwanda hagati ugenda mu burasirazuba niho nakurikiranye amazina yerekeye ku Mana n'ikintu kirimo Mana ari hafi ya ntayo agenda agabanuka bikabije ariya ntayo. Amazina rero yose ari muri ibyo bitabo ari mu bisigo agaragara mu mazina y'inka agaragara aho hose ku bantu amazina y'abantu yerekeye ku Mana ayo nabonye ntarenze 26. Genda nakwibeshya ukaba wakongeraho andi 2 cyangwa se ubushakashatsi bukazabona ayandi. Ntabwo mvuga ngo ni hame ridakuka, ariko magingo ayo nashoboye kubona urutonde rero, urutonde rusange rw'amazina yerekeye ku Mana uko yerekeye ku Mana uko wari rumeze, amazina mbere y'ubukirisitu, amazina y'abantu ntabwo ari imisozi yerekeye ku Mana, ni ay'abantu. Ni ngombwa ko mbifutura ko atari ikintu cy'ubusabusa. Hari Bigirimana, Bizimana, Habimana, Habiyambere, Habyarimana, Hagenimana, Hakizimana, Havugimana, Ikishaka, Kamana, Kimana, Mana, Maniraduha, Ngendahayo, Niyonzima, Nkundimana, Nsabimana, Nsengimana, Nyirakimana, Nyirangendahimana, Nzeyimana, Sekamana, Semana, Tugirimana, Wimana. Yenda Uwimana bakaba baragiye bandika nabi, ariko ni Wimana. Nayo ngayo ushobora kuba umuntu arebye mu bitabo by'ababatijwe by'ahandi nka Kabgayi na Mibirizi abibona ukundi, ariko ni nabyo n'ifatizo y'ubushakashatsi, ni umukoro umuntu yakora aho hose. Twaricaye turabikora, kuki se ubu ngubu umuntu atakomeza aho tutageze? Ni ibyo ngibyo. Usibye ko hari no mu migani abavugamo Kamana, ni mu migani baririmba ya migani miremire, aho umwana avuga uko yagize akababaro, nubwo atari byiza kuvuga kurimba iby'akababaro, ariko umwana witwa Kamana avuga naruha Kamana ka Nyamukora ibikunze igihinga, naruha ubonye aho tansabira inda ndinda kansabira bunjereri kwa Nyamuzinda. No mu migani ushobora gusanga mu tuntu nk'utwo. Numva icyo cyaba kirangiye.